This is Zandre and of course hano twivugira amarushanwa y'amamodoka gusa tukavuga motorsports. Rero muri weekend kabisa yashize yahereye kuri tariki 22 kugeza 28 abantu bose bakurikira Formula 1 bari bibereye aho bita muri Australia kuri stade bita Red Bull Ring Arena. Aho ngaho rero niho harimo haraba circuit ya 8 kabisa cyangwa se Grand Prix ya 8. Ubwo abakongo bose bahageze, ikintu cyari gihari hari icyo bita Lewis Hamilton wari uri inyuma ya Kimi Antonelli ho amanota 41, ariko inyuma ye hakaza nanone George Russell aho yarushaga amanota na Lewis Hamilton amanota agera mu 10 yonyine, yamurushaga amanota 5 yonyine. Hanyuma rero bakavuga bati ubu ngubu ahangaha bageze i Burayi. Lewis Hamilton yari amaze nka Grand Prix enye ari ku muriro, harimo ebyiri yabaye wa kabiri, iyindi ya gatatu yari yabanjije ubushize ahita aba wa mbere. Baravuga ati noneho ubu ngubu umusaza yagarutse, arimo aregera uyu mwana w'umutaliyani Kimi Antonelli ati hano ni garagaza niyo yakongera akagabanya amanota makeya bikava muri za 41 bigatangira kugera muri za 30, araba arimo aramwotsa igitutu. Hanyuma ibintu bizakomera aho bazabageza aho bita Silverstone Circuit, aho ngaza bari mu Bwongereza, hari ni nka home ground ya Lewis Hamilton. Abantu bose nuko nguko babitekerezaga, nta muntu n'umwe watekerezaga abantu ba McLaren cyangwa se watekereze Max Verstappen iyi season yatangiye nabi nk'ubushize, ariko bakaba ati nta wamenya Max Verstappen hari igihe byazagera, ariko race zose zimaze nta namwe yari yagera kuri podium n'igihe yabaga arimo. Rero ubu ngubu intambara ihari kongera bakavuga ati na George Russell aho ngaho ko ntabwo arushwa amanota menshi, kuko yarushwaga amanota natageze muri 50, nawe yagize gutya agatwara Grand Prix yabagarutse mu mibare ya championship. Kwa gatandatu birabaye rero habaye icyo bita qualifying ziza kurangira George Russell ari ubonye pole position. Twaravuze pole position nyine nuko ngo niwe byarangiye atsinde yuko isiganwa rigomba kuzatangira ku cyumweru ari imbere y'abandi. Nuzaba ufite inda bikuru ari imbere y'abandi, yuri imbere y'abandi nukuvuga ngo ufite amahirwe yo kurangiza uri wa mbere mu gihe utakoze ubugoryi ngo abantu baguceho. Ariko nubwo ari imbere y'abandi, inyuma ye hari Charles Leclerc wa Ferrari, inyuma Charles Leclerc hari Lewis Hamilton wa Ferrari. Nawe abantu bati izi modoka ebyiri za Ferrari ziramukubaho, ashobora kugira gutya George Russell arukuna ajya arangara gutya bitewe na pressure, ugasanga kuza ibintu bimuvana mu irushanwa. Abantu baravuga ati rero tuzabona race ikomeye, Kimi Antonelli ari inyuma cyane, aba bantu bagiye kuza bamujya imbere, gap irimo yari yarashyizemo hagati we nabo ibe nini igabanyukeho gakeya. Hanyuma rero tuhite tubona icyo bita championship, nyine race yindi ya bato yo ku rwego rwo hejuru. Ku cyumweru rero birageze, abantu bikubise muri stade wana ku isaha 9 nibwo race yatangiraga. Igitangira rap ya mbere kabisa ntabwo byatinze, muri rap ebyiri za mbere Lewis Hamilton yese aca kuri Charles Leclerc. Imodoka ya Ferrari yaramugoye cyane, yaranayitotombeye ati rero ati imodoka bayikoze mu buryo bufavoriza style ya Lewis Hamilton, ngiye sinyibonamo cyane. Abantu bakavuga ati ariko nubwo yafavoriza style ya Lewis Hamilton urabona yuko imodoka ntiri gutanga umusaruro, kuko igihe twahere dukora imodoka ifavoriza style yawe ntabwo wigeze utwara Grand Prix, nta nubwo wigeze ugaragaza ibimenyetso by'uko ushobora guhatana ku buryo ushobora gutwara championship. Ariko Lewis Hamilton urabona ko ari guhatana. Ubushize yabonye Grand Prix win, umwaka ushize wose warangiye twebwe Ferrari nta Grand Prix nimwe dufite. Abantu rero bakavuga bati cira birarura turakomereza hano. Kure byagenze Lewis Hamilton bagitangira bamuciye abaye wa kabiri, ndetse na Max Verstappen aza kwikamata. Abantu byarabatunguye cyane, yari yatangiye ari wa 5, hanyuma abantu bose babiri bari bamuri imbere abacaho asigara ari uwa 3. None kuri rap ya 11 kuko bazengurutse ari amarapu 71, kuri rap ya 11 byageze George Russell ari uri imbere, inyuma ye hari Lewis Hamilton arimo arakubana cyane na Max Verstappen ku mwanya wa 3, kuko bakoze biriya bintu bitari wheel to wheel, kumwe baba bagenda umwe acaho undi yongera acaho, bameze nk'abantu bashaka kwicana kabisa. Ubona yuko race kabisa yabaye umuriro. Ariko bidatinze haje kuzamo ibintu
Ferrari yaje gukoreramo amakosa cyane mu bintu bijyanye na pitting strategy, ni ukuvuga ngo ni strategy ikipe ikoresha uburyo iri buze guhindura amapine. Bo baje guhindura amapine hakiri kare cyane, barangije banayahindura inshuro nyinshi, ko bahinduye inshuro 3 mu gihe abandi bagiye bahinduramo inshuro 2 zonyine babifashijwemo na safety car yaje kuza mu biza gutuma izo nshuro 3 bahinduyemo imodoka nyinshi zibacaho. Iyi strategy nyine yari very very poor kabisa, iza gusanga Lewis Hamilton yibonye ku mwanya wa 5, hanyuma mu gihe Charles Leclerc we yari yisanze ku mwanya wa 6, George Russell aza kwibona ku mwanya wa mbere, inyuma ya hari Max Verstappen mu byishimo bikomeye cyane. Hanyuma rero biza kugaragara yuko noneho icyerekezo cya shampiyona kirahindutse, kuko ubu ngubu tuvugana niba Kimi Antonelli ariwe bari imbere afite amanota 171 n'uwa mbere, ariko akaba arusha amanota 40 yonyine George Russell. Ayo ni amanota uvamo muri race 2 zonyine. Hakazaho Lewis Hamilton barusha amanota 46. Abo bose baracyari muri title race cyangwa title battle ya Formula 1. Ukongeraho na Max Verstappen wagaragaje yuko nawe ari mu mibare, kuko ubu ngubu baramurusha amanota 99, amanota atageze no kwijana. Amanota atageze kwijana rero ayo ngayo Max yayavana aramutse afite imodoka nzima, kandi babitweretse yuko noneho Red Bull ifite imodoka nzima ishobora guhatana. Ni ukuvuga ngo rero ubwo ikintu gikurikiyeho ubu ngubu kano kanya tugiye kujyaho bita British Grand Prix muri weekend kwa gatandatu no ku cyumweru. Kwa gatandatu bari qualifying, ku cyumweru umuriro uzaba uri kwaka hariya byo kabisa si ukubeshya. Ko niba ufite abantu byibuze 4 bose bari kwiyumva nk'abantu bafite amahirwe yo kuba batwara i-championship ya 27, aho ngaho umuriro uraka bro. Hariya abantu baragundagurana, kumva urugero no guhera hano British. So rero ndababwiye ngo muze duhure hano Silverstone, abantu barimo bararebera zino race Radisson Blu abariho twigaragariza ku bufatanye nabo bita Asiri Motorsport. Asiri Motorsport nibo barimo barabidufashamo kureba zino Grand Prix zose live hano ku televiziyo maremare. Umwaka ushize twabaga turi muri BK Arena, ubu ngubu ni kuri Radisson Blu kabisa. Ngubu nukuvuga ngo tubona nicyo gihe.